turabasuhuje inshuti bakunze umubyeyi Dina TV. Uyu munsi twabategura inkuru twakwita iy'agahomamunwa, aho abaririmbyi babiri cyangwa se abo twita abakozi b'Imana, abavugabutumwa baririmbana muri korali imwe barwaniye ku rusengero bapfa umugore, aho bivugwa ko umwe asambanya umugore w'undi. Ngayo nguko aho niho isi igeze, namwe nimwirebere, gusa birababaje. Tubahaye ikaze. Birababaje cyo. Ikintu cyambabaje cyane muri biriya bintu, kubona abantu babiri b'abaririmbyi baririmba muri korali imwe, ampurisi b'abayobozi bayo, umwe aza gusebereza mugenzi we aho korali yasohokeye. Cyane nicyo kintu cyambabaje. Ubundi buriya nibura iyo baza kuba bafitanye ibibazo nk'uko bari babisanganywe wenda, kuko ndatekereza atari iby'ako kanya, ikibazo bagahura mu muhanda ahandi hantu yari kumutegereza. Basi nubwo bitabera aho ngaho, bikabera ku mudugudu wabo, ntibibere aho basohokeye, bikabera ahandi hantu. icyo kibabaje. Yamusebeje ate? Ni inkuru ndende. Ni ukuvuga ngo ni abantu babiri baririmbaga muri korali imwe, noneho umwe aza kugira igihe asa n'uyivuyemo, ariko nyine undi usigayemo asigara aririmbana na wa wundi wayibagamo. Nuko nyine baza gusohoka, ariko akaba ari amakuru avugwaga ariko atari ukuri, ahari simbizi. Ni ibi batamufashe, ni ibihuha, ni amagambo aba avugwa hanze. Bivuga ko ngo umuntu, uwo muyobozi wabaraga iyo korali, ngo yajyaga ngo atereta uwo mugore w'uwo mugabo wavuye muri iyo korali. Urumva ukuntu bimeze? Umugore w'umwe muri abo bagabo babiri nawe aririmba muri iyo korali, hanyuma uwo utakiyibamo usigaye aba ari ku ruhande gato, agakeka ko uwo nguwo yakubise amuteretera umugore. Ni nacyo bapfuye nyirizina, nta bisirire yavuye. Noneho urumva aho uwo mugabo yakoreye amakosa, yacunze ya korali yasohotse, iragenda yagiye kuri uwo mudugudu wa Nyakabanda. Hanyuma niho uwo mugabo yasanze ba bantu, kandi ubwo bari basohotse bose. Uwo mugore uririmba muri iyo korali ndetse n'uwo muyobozi udirije iyo korali. Hanyuma uwo mugabo aca ruhinga nyuma, araza bigeze mu masaha y'umugoroba, nibwo yaje ashaka uburyo yabona wamudirije, amutumaho. Aza gukubitira dirije ku rusengero, Ku mudugudu basohokeyeho. ubutindi we. Mana, ugira ngo ni ugukubita? Yaraje amutumaho ku ruhimba aho korali yicaye, amutumaho runaka aragushaka. Umuririmbyi umwe ajya kumumuhamagarira mu bo yari asanze hanze, yamujyanye hirya gato y'urusengero. Twumva urushyi tugira ngo ni inkuba zikubise. Umukristo akubita umukristo mugenzi we. Twumvise urushyi tugira ngo ni inkuba zikubise. Urumva twari duhagaze turi abagabo bane, araza aradusuhuza amutumaho. Abantu rero twaririmbanye ntabwo twitaye kumenya, ntabwo twari tuzi ko bamuhamagariye kumukubita. Twagiye kumva twumva urushyi ruravuze tugira ngo ni inkuba zikubise. Tukebutse dusanga ni uwo mugabo ukubise mugenzi we, kandi mu by'ukuri abo bagabo bagereranyije
ni nk'uko ujya wumva muri bibiliya bavuga Goliyati na Dawidi. Ni umugabo munini wari umeze nk'ukubita umwana. ubundi se koko mu by'ukuri yarabizi ko basambana yamuhoraga ikibuno. Kare ni abantu ngewe uko nabibonye urumva twahise twebwe duhurura tujya kureba ikibaye tugenda tujya kubaza icyamukubitiye. Mu by'ukuri urebye nge nkurikije uko nabibonye nabonye ari ibintu by'abagabo bafuha bidafite ishingiro. ubundi se hari ibimenyetso umugabo yari afite bituma akeka uwo mugabo n'umugore we uko abivuga akubwira ko ngo yagiye muri telefone y'umugore we bakabonamo mesaje yandikirana, umugore we yandikirana n'uwo muyobozi wiwe kuko ari umuyobozi wa korali. noneho ngewe nkatekereza ko mu by'ukuri twaranabimubajije, ese mu magambo bandikiranye wabonyemo sheri, wabonyemo shushu, ni iki gituma ukeka ko basambana? aratubwira ngo uwo mudirija ngabwira umugore wiwe ngo aramukunda. Rero ubwo nkibaza nimba icyo gusa gituma umugabo akunda mugenzi we ku rusengero. Nicyo yatubwiye ngo nabonye ngo uyu muyobozi ngo yandikira umugore wanjye ngo aramukunda. Ikindi nanone ngo yigeze kubabona ngo mu mafoto ngo bakoreshereza anniversaire umugore we. Nibyo bintu avuga, ariko mu by'ukuri ukibaza nk'abantu baba muri group imwe ifoto ntiyabura bari. ntabwo mbona ariyo mpamvu yatuma rwose aza kumukubitira aho ngaho. Mu by'ukuri ni igikorwa kigayitse. Ngewe uko mbitekereza n'umuntu w'umupagani utarabatijwe utaragize gute nk'uko birirwa batwigisha, nk'umuntu w'umupagani mbona ibyo bintu atabikora rwose. Kugira ngo uze wifate uze gusebereza mugenzi wawe ku rusengero, umuntu w'umukirisitu muzima, ngiye narabigaye ku giti cyanjye rwose. Ntabwo ari ibintu byo gushimwa. aho korali yasohokeye aho nta nubwo yasebeje uwo yakubise ubundi biriya nta nubwo ari ugusebya korali. ngewe mbibona wenda ko yatekereje ko abasebeje, ariko nawe yarisebeje cyane kuko ni korali nawe ubwe yaririmbyemo, ni korali umudamu waririmbamo, ni korali kandi reka nubwo itabi yaririmbamo, n'itorero muri rusange burisebeje. ngewe nuko nabibonye rwose. Dirija w'iyo korali akimara gukubitwa gutyo, ubwo iyo korali yararirimbye, umugore w'umugabo warwanye se yararirimbye, byaje kugenda gute? byihorera wa munyamakuru. urumva twebwe icyo twakoze nk'abantu b'abagabo, twirinze ko bigera mu baririmbyi bose. ariko bamwe muri bo hari ababa bari maso tayari baba bamenye muri uko byagenze, ariko ntabwo byamenywe na benshi. gusa urumva indirimbo za nyuma twaziririmbye nabi twese. urumva abantu benshi abari bazi icyo kibazo aba twaririmbye neza, sinkubeshye. indirimbo za nyuma zaratubiye. urumva n'abantu bo kuri uwo mudugudu twasuye bamwe bari babibonye. muri make twarasebye, nta kundi twarasebye, ariko Imana irabizi. Dirija akimara gukubitwa w'iyo korali yararirimbye, byagenze bite? Dirija yongera kuririmba, uzi itamukuru ryahise ringana. Reka da shaka bigaze ko nka keza mwana, ibyo bintu uri kubingaruramo. Itama ryahise ribyimba, kandi urumva abantu benshi bamaze kubibona. w'ikintu yakoze yahise afata akamoto aritahira. hanyuma ubwo natwe dusigarana ikibazo cyo kugira ngo tubikavaringe. urumva ari abo ku mudugudu twasuye, cyari ikibazo kubona abaririmbyi, ariko uzi gukubitwa wambaye na uniforme ya korali, ugakubitirwa ku rusengero, ari we wari uyoboye korali. ni igisebo wangu, ni igisebo. hari umupasiteri ujya ukunda kuvuga ngo ntawe upfa adasebye, natwe ntawe upfa atamwaye, nako niko bamwita Pasiteri Aloyizi. natwe nibyo byatubayeho, twaramwaye. indirimbo za nyuma twaziririmbye nabi pe kubera icyo kintu.
urumva abaririmbyi bamwe bari babibonye, bamwe b'inkwakuzi gusa bataramenya ngo amuhoye iki, abandi bakururira hafi, abadiyakoni baho ngaho nabo bahita bashaka kubyinjiramo, basi birangira dirija ateze mutaritahira, natwe dusigara aho ngaho nyine turi kubihosha, tugaragaza ko nta cyabaye ari ibibazo byabo bwite bibaye. uwo mugabo warwanye ibyo byarangiriye aho cyangwa hari urumva inkuru zarakomeje zigera no ku mudugudu wacu aho twari twaturutse. Abo mu Nyakabanda bahise bahamagara pasiteri wacu bamubwira ikibazo kibaye, erega kubera ko nta nubwo wari umuririmbyi gusa, ni umudiyakoni. Uwo mugore ni umudiyakoni n'umugabo wakubiswe ni umudiyakoni. Urumva ntabwo byari kurangirira aho ngaho, byahise birangira bigeze kuri pasiteri w'umudugudu wacu. Pasiteri w'umudugudu wacu mbega inama nyobozi barabikurikirana, basanga uwo mugabo waje gukubitira mugenzi we ku rusengero niwe munyamafuti. Bamushyize inyuma y'itorero, bakurikirana n'uwo mudamu kuko ngo barebe ko ibimvugaho ari ukuri, basanga nta kuri kurimo. Bakurikirana n'uwo mugabo nawe ngo barebe ko ibimvugaho ari ukuri, basanga nawe ni ibinyoma, nta gihamya gifatika. Ubu bakora imirimo yabo nk'ibisanzwe, nta kibazo, ni abakirisitu bajya mu ijuru. Bakomeje kuririmba n'uwo mugabo aguma mu itorero. Si uri umuyobozi, urumva uwo umuntu ugambirira gusebya itorero ku mugaragaro, urumva we wamushyigikira? Bamushyize inyuma y'itorero, bari inyuma y'itorero. Ni umunyamafuti wabo, ni umunyamafuti rwose, nubwo waba utarabatijwe ibyo bintu ntiwabitekereza. Ntabwo wabikora. Ngayo nguko ibyo abakristo bo muri iyi minsi ntabwo byoroshye, mu mwuka bajyamo no mu mubiri kandi bakajyamo. Abasenga nimusenge, ibintu birakaze.